masaha y'igitondo Kasi araryamye arasinziriye rwose yashyizweyo, akangukira rero hejuru maze yareba ku isaha agasanga rwose hakeye atangiye gukerererwa akazi, ahita abyuka yihuta cyane maze agahita abwira umukozi we mu rugo ati ibyo kurya byanjye bya mu gitondo birateguye, ati yego byabonetse, mbwirira umushoferi ategura imodoka vuba vuba kubera ko uyu munsi ni umunsi wanjye wa mbere w'akazi, si byiza rero ko nahagera nakererewe. Uyu mukobwa rero umukorera mu rugo ahita amubwira ati yego rwose reka mbibabwire, ahita atangira kwitunganya vuba vuba akambara ari nako kandi ahita yicara mu modoka ajya ku kazi. Kasi rero aba ashoje amashuri ye aba avuye kwiga hanze, ni umwana nyine wa bosi, papa we niwe nyiri kampani, ava kwiga rero papa we agahita amubwira ko ariwe ugomba kuyobora iyi kampani, nawe rwose akaba yiruhukira kuko umwana we rwose aba aje maze akamusimbura. Kasi rero agera ku kazi ari kuzamuka esikariye ahita ahura rero na Claudia ubusanzwe ashinzwe abakozi. Claudia ahita amubwira ati mwaramutse neza bosi, ati ni njyewe rero ushinzwe abakozi hano, ati rwose murisanga. Ubwo ariko ababivuga Kasi yamwitaje ubona rwose ari no kwihungiza yigiye kure cyane, isura yayigije kure, ahita amubwira ati igira hirya hariya uvugire hariya, n'ikindi gihe nuzajya ushaka kumvugisha jya umvugisha rwose uri kure umwuka wawe utangeraho. Uyu mukobwa rero ahita aceceka ko rwose aba yumva bamusebeje. Kasi rero ahita yikomereza akigendera akabwira uyu mukobwa ati genda ubwire abakozi bose ko mbashaka mu cyumba cy'inama tuvugane. Claudia rero asigara ari kwikora ku munwa akajya yihumekera ku ntoki maze akihumuriza ngo yumve niba yaba afite umwuka unuka, ariko akumva nta kibazo afite. Yibaza rero impamvu uyu bosi mushya yari ari rwose kwigira kure maze bikamuyobera. Claudia rero ahita agenda yiruka maze agahita yinjira nyine muri sale aho baba bari gukorera, ahita afata umwe maze akamuhumekeraho cyane ati mbabarira umbwize ukuri ndi kunuka mu kanwa. Uyu mukobwa ahita amubwira ati none se waje utiborosheje kuri gutekereza ko unuka mu kanwa gusa, nyine ntabwo rwose uri kunuka habe na gakeya, ariko se uri kwikeka iki? Ati ntabwo sha mubizi, ati directrice ambwiye yuko rwose ndi kunuka, yarari kunyihungiza ubona rwose namubangamiye. Ati none se yageze hano? Bahita batangira rero guhwihwisa, umwe atumva numvise bavuga ko ari umwana wa bosi, undi ati numvise bavuga ko nyine yize bihambaye, undi nawe ati bambwiye ko rwose ari umunyabwenge cyane, undi nawe ati bambwiye ko yirata kandi yiyemera, tugomba kujya tugenda gake noneho amazi atari yayandi. Buri wese rero avuga rwose ibyo bamubwiye, maze Claudia agahita ababwira ati umva ingoma zahinduye imirishyo, mumenye ko rwose uwo mbonye we ntabwo tuzapfa gushobokana, nimutangire rero mugende mwigengesereye naho ubundi muraza gutakaza akazi kanyu. Ati rero arabashaka mwese mu cyumba cy'inama, ubwo nyine nimugire vuba maze tugende. Bamara rero guteranira mu cyumba cy'inama maze bosi mushya agatangira kubabwira ati rero njyewe nyine ninjye muyobozi mushya, gusa munyitegure, njyewe nyine ndabaha andi mabwiriza mashya mugomba kugenderaho, kandi ibyanjye ni ku murongo, ntawe ugomba guca ku ruhande y'ibyo navuze, ntihazagire rwose uwo dupfa ubusa, ni uko nyine nteye, nkunda ko ibintu bikorwa uko nabivuze. Baba bakiri muri ibi rero maze Kenny akaba araje. Kenny rero uyu nguyu niwe nyine uba ushinzwe ikoranabuhanga muri iyi kampani, ahita aza abaje ku kamoto nyine akaza yiruka yinjira aho basanzwe bakorera, maze agasanga nta muntu n'umwe uhari, ahubwo hari umuntu uri kuhakora isuku. Ahita amubaza ati none se abandi bose bari hehe? Uyu muntu ukora isuku ati abandi bose bari mu nama bari kumwe na bosi mushya. Ati bosi mushya yaje? Uyu mukobwa ati yego niwe bari kumwe. Ahita agenda rero maze agahita afungura icyumba agahita avuga ati bosi mwaramutse neza, mumeze neza?
Kesi rero ahita avuga ati none se ubundi wowe urinde? Nawe ati njyewe nyine ndi Kenny, ni njyewe nshinzwe ikoranabuhanga muri iyi kampani. Kasi ati none se ni aya masaha usanzwe uzira? Ni iki gihe uzira? Ken ati murambabarira rwose bosi, ati nkubwiye ibintu byambayeho mu gitondo nawe wanyumva? Ati nabyutse mu gitondo nsanga nta mazi ahari, nirutse rero mu baturanyi nshaka rwose amazi yo gukaraba, namaze kuyabona maze ntangira kwisaka mu ipantaro, kuko ubusanzwe rwose najyaga ndarana nibura 500 yo gutega moto, ariko nisatse ndayabura, nayabuze burundu ku buryo n'ubundi kugira ngo inze nabanje kujya kuyaguza umushuti wanjye. Kasirira ahita amuca mu ijambo maze akamubwira ati nta soni, ati rekeraho, ati ceceka sinongere kumva ijambo ryawe, ati hano ni ku kazi, ntabwo rero dushinzwe kumenya ibibazo byawe byo mu buzima busanzwe. Nizere ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ukererewe, sinzongere rwose kuvugana nawe kuri iyi sije, uko uza n'uko utaha ntabwo bitureba, icyangombwa ni uko ugomba kugerera ku kazi igihe kubera ko turaguhemba. Uyu musore ahita aceceka maze abandi bose bakifata ku munwa kubera rwose ukuntu nyine baba bamusebeje. Kasi rero ahita akomeza ababwira nyine amabwiriza, ahita ababwira ati gusa nyine irikomeye muri ayo ngayo ni ukudakererwa, kubera ko rwose gukererwa ndabihanira kandi cyane, ntabwo njya byihanganira habe na gatoya. Niyo mpamvu rero nashaka umuntu tuzajya dukubitanira muri iryo kosa. Ahita avuga ati kubera ko rero inama tuyisoje, ngaho nimusubire ku kazi kanyu. Aba bakozi rero bagera aho muri sale aho bakorera, kuko bose baba bakorera muri sale imwe, maze amagambo agahita abarenga, bati none wumva ko twigenje, bati mbega umukobwa we, bati ubundi rero nuko bigenda iyo kampani iyoborwa n'umukobwa, nuko nyine biba bimeze, ati ariko afite amahane, ati mbega ati uzi ko wagira ngo muri diplome zose bamuhaye niyo amahane yari irimo, ati uyu mukobwa ati afite imishiha, ati ntabwo tuzi neza niba tuzamukira. Buri wese rero atangira kuvuga ibye n'undi avuga ibye, maze Kenny ati ngeweho neza neza yaranyirengeje, numvaga rwose ari ibisanzwe ubwo ndi kwisobanura, naho rwose nari ndi gukora mu kanwa k'intare neza neza. Bose rero baratubika bagaseka, maze bagahita bamubwira bati umva nutagabanya ibintu byawe byo gukerererwa, ni akazi kawe rwose uri gukomanga ku rugi rwo kuba umushomeri. Ahita avuga ati ndabona rwose neza neza ngomba guhindura uko nabikoraga, naho ubundi ni ibibazo gusa. Kasi rero ahamagara comptable, aba rwose ari umupapa mukuru w'umusaza rwose ubona wakabaye angana na papa we. Aramuhamagara maze akamubwira ati ariko ubundi wageze hano ryari? Undi ati maze umwanya mpageze. Ati ubwo nyine wakererewe? Ahita atangira kumubaza ati ko nabonye rwose hari imibare idahura muri comptabilité, bimeze bite? Uyu mupapa aramubwira ati bimeze neza cyane, ati ngewe rwose ninjye mba nabyikoreye, nta kibazo na kimwe kirimo. Kasi ati uravuga ngo nta kibazo na kimwe kirimo, ngo ntacyo wabonye kandi ngewe nabibonye ko kirimo? Ubwo se urumva mu by'ukuri umwanya ukoraho uwushoboye? Ntabwo bishoboye habe na mba, kuko ibyo ushinzwe ntabwo uzi kubikurikirana neza. Uyu mukontabule rero uba ari na mukuru cyane rwose ahita atangira kumurakarira, ati gute uvuga ngo nta kintu na kimwe nshoboye? Ati ngewe nakoranye na papa wawe wowe utaravuka muri iyi kampani, kandi n'ubundi nakoraga nyine kuri iyi poste, gute ubu wambwira ngo nta kintu nshoboye, nyamara ngikorana na papa wawe atarigeze ambwira na rimwe ko hari amafaranga yaba yaribwe cyangwa yaba yarabuze maze akaburirwa irengero? Ni gute ubu ibyo bintu byaba bibaye ubu ngubu? Ahita arakara rero maze agahita yigendera, kuko rwose ababona uyu mwana ari kumwubahuka. Kasi we rero asigara yitonganya, ati ndabona rwose muri kampani ya papa hari abantu badafite umumaro gusa, nta muntu n'umwe urimo ushoboye, wagira ngo ntibize, wagira ngo ibyo bakora ntabyo bazi, uko wagira ngo papa bose yabatoraguye ku muhanda.
Kasi rero arataha maze yagera mu rugo agahamagara papa we ati ariko pa ati njyewe numiwe ati iriya kampani ubundi wayishobozaga iki ati abantu barimo bose ni injiji nta kinyabupfura bagira ni indisipurine bose wagira ngo ntabwo bize nta n'umwe ushoboye ubundi buriya wowe wabashoboye ute papa watumva rero nkubwire ahantu hari abantu benshi nyine ntabwo habura utuntu nk'utwo ngutwo gusa nanone ugomba kwiga kumenya abantu bose kandi ukamenya uko batwara ugomba kubitondera kandi ukabaha amahirwe yo kwisubiraho ukoze ikosa ntabwo burya biba birangiye ahubwo umwereka ikosa yakoze maze ukanamuha amahirwe yo kwisubiraho kubera yuko nyine buriya ntabwo abantu bose bagize amahirwe yo kwiga neza nk'uko wowe wize ntabwo rwose bagiye mu mashuri meza nk'ayo wizemo kandi nta nubwo bahawe ikinyabupfura nk'icyo wahawe ntabwo abantu bose barerewe hamwe Kasa ahita avuga ati ariko njyewe ntabwo nta muntu wigeze antoza ikinyabupfura ni uku nyine nakuze meze Kasi kandi ahita akomeza akabwira papa we ati ikindi ubu se kuri kumbwira ngo bimwe na bimwe njya mbyirengagiza ubu koko nirengagize ko muri kontabilite nabonye imibare idahura bigaragara ko rwose kontabule ari kugerageza kukwiba papa we ati hoya mbabarira rwose ndakwinginze kontabule urabizi twakoranye imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye nta na rimwe nigeze mbura n'igiceri ubwo rero urumva ko ubu atari bwo byaba bibaye byitondemo rwose buriya ushobora gusanga ari ikibazo cyo gukora imibare nyine bakayikora nabi ari ikosa ryabaye ariko mu by'ukuri atari ukuvuga ngo baribye cyangwa harimo igihombo ati rwose ntugerageze gusenya umubano mfitanye na kontabule kuko ni uwa kera kandi ni umugabo wo kwizerwa urabibona ni umupapa mukuru tekereza ko yatangiye kunkorera wowe utaravuka ndakwinginze bitware gake rwose kandi wimare imbaraga zawe mu bintu bidafite umumaro umunsi wakurikiye rero n'ubundi Kenny arongera agakererwa batuma rero Claudia ngo ajye kumushaka muri sale nyine aho bakorera maze Claudia yagerayo bakamubwira bati ntabwo araza rwose bati ariko reba nyine icyo uri bubwire boss naho undi rwose aramwirukana Claudia rero ahita aza akabwira boss ati ntabwo araza yarwaye yabanje kujya kwa muganga gusa yanditse message nanjye barayimpaye Kasati none se ninde yabibwiye yandikiye nde ati nyine yandikiye ushinzwe imbuga nkoranyambaga none message nanjye nyine arayinyoherereje Kasati ni ukuvuga ko rero wowe ushinzwe abakozi nta n'icyo rwose uba ubaziho ntabwo ari wowe umenya amakuru yabo ahubwo uyamenya uyakuye ku bandi ati gusa waba ukora iki waba ushinzwe iki se kandi ati mva imbere genda sinshaka gukomeza kumva ayo mafuti yawe Kenny rero aza yiruka yahagira maze agahita yinjira mu cyumba nyine bakoreramo bahita bamubwira bati Imana ishimwe uraje ariko nanone usenga cyane kubera ko boss yagushatse arakubura ntabwo rwose tuzi biri bukurikire bati se ubundi byakugendekeye bite kugira ngo none wongere ukerererwe ati ntabwo mwakumva ibintu byambayeho ati n'ubundi nabyutse rwose nsanga sinzi umuntu wakuye ibiceri mu ipantaro yanjye ati tekereza ko mvuye mu rugo n'amaguru nkarinda ngera hano ati ubu ndumva amaguru ari kurya amaguru yabyimbye ni ukuri ndumva neza neza ari kwaka umuriro umwe ahita amubwira ati ihangane humura rwose Yesu niwe mbaraga zawe humura byose bizagenda neza undi nawe ati ni akazi kawe nudashaka nyine aparitema yegereye hano ku kazi ukazajya ukomeza ukisobanura utyo rwose bazakwirukana undi nawe atari ku bundi umusore nkawe ukora rwose akazi gasobanutse ubundi ni gute utagira n'imodoka yawe ko wakabaye ubifite kubera iki uhura n'ibibazo by'amafaranga kandi ufite akazi keza bose rero buri wese amubwira ibyo ashaka maze yarangiza akabihorera akicecekera baba bakiri muri ibyo rero maze Claudia agahita yinjira ahita abwira Kenny ati bosi aragushaka gusa nimubwire ko uvuye kwa muganga niko twamubwiye
ahita rero agenda yihuta maze akajya kwitaba bosi. Agera rero muri biro ya Kasi agatangira kumusomera ati ubutaha nugira ikibazo jya uba ari jyewe uhamagara, ati impamvu ntakwirukanye ni uko gusa uri bogari, uri mwiza mba mbona nyine no kukureba byonyine binejeje, niyo mpamvu yonyine itumye ntakwirukana, naho ubundi rwose mba nkwirukanye. Ken rero ahita aseka mu mutima ati noneho nabera isura yanjye irankijije, uyu musore gusa nyine byo aba ari mwiza, aba ari bogari rwose, aba abereye amaso. Uyu mukobwa rero nawe akimubona aba yarahise abona ubwiza bwe kurusha ibindi byose. Ahita rero Kasi ahita akomeza abwira Ken ati uzi ko igitondo cyose ntigeze nkora kubera ukuntu mashine yanjye yari yagize ikibazo, urumva ko rwose napfuye ubusa, ati rero banguka uyitunganye. Ken ahita amubwira ati reka nta kibazo ndebe ikibazo ifite, ariko rwose ntabwo nzongera kutaguhamagara, ni mwebwe rwose nzajya mbwira uko ikibazo nagize. Ken rero areba kuri mashine agahita ibibazo bose abikemura mu minota mike cyane. Ahita abwira Kasi ati boss byakemutse, ubu noneho rwose mwakwikomereza akazi. Kasi ati ikintu ngukundiye cyakoze burya nyuma y'uko uri na mwiza uri n'umuhanga cyane, ibintu byose rwose ubikora vuba vuba, ubundi urebye ni wowe wenyine dufite muri iyi kampani ushoboye poste akoraho, nibura wowe rwose informatique urayizi biragaragara, ibintu byose nta kintu kijya kikunanira, kuva nagera ibintu byose mbona ubikora neza. Ngaho rero ugenda ariko ntubifatireho rwose ko nkubwiye ibyiza byawe ngo maze ubyurireho ukomeze gukora amakosa. Ken rero ahita avuga ati murakoze rwose bosi kandi mugire umunsi mwiza. Gusa nyine Ken agenda aseka ukuntu uyu mubosi we aba yamubwiye ati impamvu ntakwirukanye ni uko uri bogari, ubundi uyu mukobwa aba ari umunyamahane, ntabwo rwose aba ajya aseka, nta na burage aba agira. Ariko iri jambo aba yabwiye Ken riramusetsa umunsi wose, akajya aryibuka agaseka ari wenyine. Claude rero nawe aricara maze rwose akitonganya atari kubu koko na akazi nkora ni kabi cyane. Tekereza ko umuntu wese ukoze ikosa ari njye uribazwa, ni ukuri bosi yirirwa ambwira nabi, kurya ari jyewe uhura nawe kenshi. Ndumva rwose ntangiye kwiheba neza nsigaye mbyuka natekereza ko ngiye kuza ku kazi kandi ndi buhure n'uriya mukobwa w'umunyamahane n'imishiha, nkumva akazi nakareka, ariko nanone natekereza ko nkeneye amafaranga nkumva nta yandi mahitamo nyine nkaza kugira ngo nkoreshe icyo ashaka. Bahita bamwihanganisha rero aba bakozi bose bakamubwira bati ihangane, ni ukuri ihangane nyine nta kundi byagenda, nta yandi mahitamo dufite. Baba bakiri muri ibyo maze bakumva amatelefone yabo arasonnye, amamesaje araje. Uwa mbere arareba ati murabizi se baraduhembye, ati umushahara uraje, ati mbega umunsi mwiza, ati ndishimye ibibazo byari bingeze kure. Bose rero batangira kureba mu matelefone yabo, ari nako rwose bose bishima. Maze Ken yafata telefone ye akareba ahita atangara ati oya, ati bise birashoboka. Ahita ababaza ati none se babahembye amafaranga angahe? Bose bati nyine nk'ibisanzwe, bati wari wizeye se ko bari butwongeze? Bati ntabwo bishoboka, ubu rwose waba uri kurota ku manywa. Ken rero ahubwo abasanze amafaranga ye bayagabanyije cyane rwose bishoboka. Ahita ahaguruka yihuta rero maze agahita nyine ajya kubaza uko byagenze. Ken rero ari kugenda yihuta ari mu nzira maze agahita ahura na comptable, aramubaza ati wamenyera impamvu bampaye umushahara utuzuye? Comptable ati ushatse kuvuga iki? Ken ati njyewe rwose haraburaho amafaranga kandi menshi, nyamara abandi bose babonye yuzuye. Uyu mukontabule ati yego ninjye rwose nayagabanyijeho ayo ngayo abura, gusa nanone amabwiriza yavuye kwa bosi hejuru, ubwo rero wagenda ukabaza umuyobozi impamvu. Ken ati none se ntabwo wowe wambwira impamvu? Comptable ati hoya ntabwo nyizi rwose, genda wibarize umuyobozi buriya niwe uri bugusobanurire akubwire nyine impamvu bagukuyeho ayo mafaranga.
Ken rero n'ubundi ahita akomeza akagenda yiruka, aba rwose ababaye kubera ukuntu baba bamukase amafaranga kandi menshi. Ken rero agera muri biro ya Kasi maze agasanga ari kuri telefone. Ken ahita ahagarara agashyira amaboko inyuma nyine nk'utegereje ko bamuha umwanya ngo avuge. Kasi rero areba Ken maze akabwira umuntu wari uri kuvugana kuri telefone ati ihangane gatoya ndaje nongere nkuvugishe. Ahita abaza Ken ati wowe se kandi urashaka iki? Ken ati nyine urumva boss nari nje kubabaza, ati nabonye nyine message ko nahembwe ariko mu by'ukuri nasanze mwankuyeho amafaranga menshi, mvuye rero kubibaza comptable ambwira ko ari mwebwe mwabimubwiye, nari nje rwose kubabaza impamvu. Kasi ati warushe kumbaza impamvu? Ubwo se wumvaga ya minsi yose wakererewe nagombaga kuguhemba amafaranga yuzuye? Nta soni? Ubwo bwo gutumye mva kuri telefone y'ingirakamaro kugira ngo umbwire ubwo busa bwawe? Ken ati ariko ntabwo rwose ari ubusa boss, kubera ko aha turi kuvuga ubuzima bwanjye. Ati rero urumva ko rwose atari ubusa, aya mafaranga aba ari ingenzi ku muryango wanjye ndetse no kuri njyewe. Iyo rero havuyeho na makeya rwose biragorana. None se koko boss urumva mutakabije? Ntabwo mwari kumbabarira nibura iri kosa ntimuzongere, kubera ko rwose nakererewe iminsi 3 gusa kandi nabwo narisobanuye kandi naranakoze, ntabwo ari ukuvuga ngo narasibye. Ubu rwose boss murumva nta kuntu mwabigenza maze mukagabanya igihano? Kasi ati umva icyo nicyo gihano nagombaga kuguha kandi rwose ndanezerewe kuba nakiguhaye, ntakubeshye nta kibi nari kugukorera, nta n'icyo nagabanyaho kandi ubutaha bwo rwose nunongera ahubwo nta nubwo uzahembwa n'igiceri cy'icumi. Ikindi kandi niba wumva bikubabaje ubwo nyine usezere ku kazi, amahitamo ni ayawe. Ahita kandi yisubirira kuri telefone ati mumbabarire rwose kuba nari mbaciye mu ijambo. Ken rero ahita yongera akamubwira ati ariko se boss, uyu mukobwa ahita amubwira nabi cyane ati sohoka muri biro yanjye cyangwa se usohoke nabi. Ken kwihangana biramunanira kubera rwose ibibazo byose by'amafaranga aba afite, maze amarira agahita ashoka. Ahita asohoka akagenda rwose ameze nk'umurwayi agenda atseta ibirenge. Ken yinjira muri sale imbaraga rwose zamushizemo, bahita bamubaza ati nese byigenze bite? Akababwira nyine ukuntu bamukase amafaranga ku mushahara ngo kuko yasibye inshuro 3. Bose rero bahita batangira kuvuga bati twarabivuze, uriya muyobozi ni umwana mubi cyane, ntabwo yumva abantu, mbese ni umugome rwose twarabivuze. Gusa nyine ihangane. Ken nawe ati ubu ikimpangayikishije ni kimwe, ni ukuntu rwose iyi mibare ndi buyikore kubera ko kugabanya aya mafaranga noneho ntabwo nkibishoboye, bansigiye makeya kandi ibyo akeneye ni byinshi. Tekereza ko n'ubundi najyaga nza n'amaguru nkabura itike kandi nahembwa yuzuye, noneho mutekereze ko nahembwa yatuzuye, ubwo ibizakurikira nyine uku kwezi rwose ngiye kukubaho nabi. Umunsi wakurikiye rero umuntu ukora isuku nyine muri iyi kampani ya Kasi, uyu mumama aba afite umwana umwe kandi mutoya. Uyu mwana rero aba yaraye amurwaranye rwose yarembye, afite umuriro mwinshi, aba yarembye rwose mu buryo bugaragara. Uyu mumama rero yaraye yicaye maze mu gitondo yaza ku kazi yakwicara agahita asinzirira aho aba ari. Kasi rero araza akamukangura amubwira nabi cyane, ati urabona ahari mu buriri se ni muri hoteli uryamye? Uyu mumama ahita amubwira ati mumbabarire muyobozi, ndakwinginze rwose ntundakarire ariko hari icyo nshaka kugusaba. Ati umwana wanjye yarwaye yarembye, yaraye rwose adasinziriye, none nabuze amafaranga yo kumujyana kwa muganga. Ndakwinginze rwose muyobozi, nagira ngo mumfashe, niyo mwampa ku mafaranga nzakorera ku kwezi mukampa make cyane maze nkajyana uyu mwana kwa muganga. Kasi rero ahita amusubiza nabi cyane ati ibyo ntabwo bindeba, kubera ko ibyo ni ibibazo byawe byo mu rugo rwawe nyine, ntabwo ari ibibazo by'akazi. Ubwo rero nta kintu nabikoraho, genda vuba ukore akazi kandi ukarangize, sinzongere kubona uryamye rwose muri kampani yanjye. Ubundi se aho nari nakubwiye gukora isuku hose waharangije? Uyu mumama ati nyine hamwe nahakoze ariko naje nicaye hagatoya numva naniwe mpita nsinzira.
Kasa ati uranasinziriye rero kandi utararangiza n'imirimo ugomba gukora, ati mva imbere vuba ihute. Uyu mumama nyine yagiye arira cyane kubera ko rwose yari afite agahinda k'umwana we warembye kandi bakaba banze no kumuguriza amafaranga nibura ngo amujyane kwa muganga. Umunsi wakurikiye rero Kesi arongera agasubira kureba comptable, ati nyamara ibintu nakubwiye nibyo, hari ikitagenda rwose muri comptabilité, nabyiboneye neza noneho nabirayeho kandi nabibonye ko hari ibintu muri gukora bidasobanutse. Comptable ati ariko nakubwiye ko rwose nta kibazo kirimo kuko ninjye nabyikoreye, sinibaza impamvu rero utanyizera. Kasi ati sinkwizera kandi uri no gukomeza kumpa impamvu rwose zo kutakwizera. Comptable ati ariko urabizi nakuranye na papa wawe cyane. Kasi ati ariko njye ntabwo ndi papa, njyewe rwose ibintu byose ndabireba, ntutekereze ko nyine ndi nka papa wanjye. Ntabwo nkwizeye habe na gatoya, ahubwo ndumva rwose umutima uri kunkomanga ngo nguhamagarire polisi maze bagufunge. Comptable ati njyewe bamfunga nta muntu rwose wamfunga, ahubwo uhamagare papa wawe mubivuganeho. Ahita rero yihagurukira maze akigendera agasiga Kasa ari kwivugana. Ku rundi ruhande ariko muri sale aho abakozi bakorera baba bari kuvuga amagambo yabo arenze, bati muzi yuko wa mudamu dukorera isuku uyu munsi yaraye hano muri biro, undi ati uzi ko njye namwiyumviye ari kuri telefone ari kuvugana na nyir'inzu ari kumwinginga ngo rwose amubabarire azamwishyure ukwezi gushize. Noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo, uzi ko yambwiye yuko uyu muyobozi wacu yanze kumuguriza amafaranga kandi rwose ahakeneye bakarindira nubwo bamwirukana mu nzu. Ariko ubundi kuki uyu muyobozi atagira umutima, ukuntu ari umwana mutoya, umukobwa mwiza rwose ufite imbere hazaza, ariko ni ukuri nta mutima agira habe na mba, wagira ngo rwose sinzi ahantu yarerewe. Ni gute atagira impuhwe umuntu w'umubyeyi ungana kuriya? Ni gute rwose atamwumva atamutega amatwi? Niwe rero ahora yicecekeye iyo abandi bari kuvuga abari kwikorera akazi cyangwa se ari kwitekerezaho, nta mwanya rwose aba afite wo kujya mu bugambo wo kuvuga amatiku, arabareka buri gihe ahora acecetse, nta jambo rye na rimwe bazi. Kasi rero burya aba rwose yari akomeje ahamagara polisi maze ikaza gufata comptable. Polisi rero iraza ikamutwara maze muri ya sare nyine y'abakozi bagasigara n'ubundi bajujura. Umwe ati ariko buriya koko aramutse asanze yamubeshyeye atari byo yabigenza ate? Ati uriya umukontabule akoze hano imyaka irenga 27, urebye ni myinshi kurusha iyo umuyobozi wacu afite, ni gute ibyo bintu byaba bitaragaragaye? Undi nawe ati nyamara rero mushobora no gusanga yarabikoze, ahubwo Imana rwose ikaba yarohereje uyu mukobwa kugira ngo abone amafuti yose yakorerwaga muri iyi kampani maze agaragaze uwakoraga ibibi nyamara yarabikoze igihe kinini ariko adafatwa. Buri wese rero agenda avuga ibye. Undi ati nyamara njyewe mbona uriya mukobwa azi ubwenge cyane kandi ibintu akora aba yabitekerejeho, ntabwo ajya ahubuka, aba afite disipurine mu byo akora byose. Nubwo ari umunyamahane ndetse n'umwiyemezi ariko azi ubwenge, ntabwo yakwibeshya kuri urwo rugero. Birashoboka rwose ko ibyo yavuze ari byo. Bose rero bakomeza kuvuga ariko mu by'ukuri ntawe uba azi umwanzuro, nta n'ubu uzi rwose uko biri bugende. Umunsi wakurikiye rero ho ibintu byabaye bibi kurusha. Kasi yari yasize amafaranga muri tiruwari muri biro ye, maze mu gitondo agarutse arayabura. Yahise rero ateranya abakozi bose arababwira ati nabuze amafaranga yanjye kandi ni hagati yanyu nyine, ni umwe muri mwe wayatwaye, ndayashaka rero byihutirwa. Buri umwe wese agenda yisobanura ariko rwose akabura uwayafashe muri bo. Arababwira ati none murumva amafaranga yanjye yaba yagiye hehe? Ati ikindi cyo wowe Claudia, ni wowe rwose ushinzwe hano, ni wowe wakabaye uzi umuntu wayafashe. Bose rero habura rwose
uvuga uwayatwaye, maze Kasa agahita ababwira ati ubwo rero munaniwe kwitoranyamo rwose umunyamafuti, ndaje mpamagare polisi maze mwese babajyane, ubwo nyine barababaza mwese maze bakuremo uwakoze icyaha abandi babarekure. Bahita batangira kugira ubwoba rero, maze umukozi umwe muri bo agahita avuga ati ariko bosi, hari undi muntu mutabajije, wa mumama udukorera amasuku ntabwo mwamubajije, kandi we amaze igihe rwose arara hano mu mabiro, niwe urara hano ku kazi. Kase rero ahita abaza Claudia ati ayo makuru urayazi? Claudia ati narayamenye, bayambwiye mu minsi 2 yashize. Kase ati amakuru nk'ayo se barayakubwira ntugire icyo umbwira? Claudia ati nari ntegereje rwose kubona gihamya. Kase ati ayo makuru nta gihamya akeneye, nimumpamagarire nyine uriya ukora amasuku, nimumumbwirire aze hano azanyitabe. Claudia rero ajya guhamagara uyu mumama, maze agasanga ari gukora amasuku, aramubwira ati bosi aragushaka, biravuga ko rwose yabuze amafaranga, arashaka rero kukubaza niba ari ayo wabonye. Uyu mudamu abwira Claudia ati njyewe ntabwo rwose nigeze niba, kuva nabaho, kuva navuka, ntabwo ibyo bintu nabikora, reka nze rwose ngende njye kumubwira ukuri nyine njye kwisobanura. Aragenda rero akigerayo agahita ahagarara, maze bakabwira bosi ko yaje. Kase rero ahita abwira uyu mudamu ati nabuze amafaranga yanjye yari ari hano muri biro, kandi ni wowe muntu wa kabiri winjiramo, ubwo rero ndagira ngo umbwire niba warayabonye. Ati ntayo nabonye rwose, nta nayo nigeze mbona n'amaso, ikindi kandi njyewe ntabwo rwose njya niba. Ati ndi umukene cyane, yego cyane rwose, ariko sinjya niba. Kase ati hari impamvu zemeza ko nyine ari wowe nakabaye nyabaza. Ya mbere nyine nayikubwiye nuko ari wowe muntu wa kabiri winjira muri iyi biro, iya kabiri kandi ni uko umaze igihe urara hano kandi nta muntu wabibwiye. Uyu mudamu abwira Kase ati kuba ninjira hano byo rwose Claudia niwe umfungurira, ndetse rwose nkora amasuku ari kuncunga, nasoza agahita afunga, ntabwo njya mba ndimo njyenyine, ubwo rero rwose amafaranga ntayo nabonye. Kuba rero ubwo nararaga hano ni uko banyirukanye mu nzu, nabuze amafaranga yo kwishyura, nasabye umuntu unkodesha ko rwose yakwihangana bikagera ku mpera z'ukwezi, ariko yanga kubyumva. Ubwo rero nahisemo kwirarira hano kuko akazi numva rwose ntakwiye kukabura, umwana wanjye we namujyanye kwa mukuru wanjye ngo abe abayeyo. Kase ati ntabivuga, ati nyine bise binumvikana ko yatwaye koko, ufite ibibazo byinshi ku buryo rwose ubwo yatwaye kugira ngo ujye kubikemura, urumva se nyine utarayajyanye kugira ngo ujye kwishyura iyo nzu. Uyu mudamu ararira cyane, noneho agahita apfukama hasi ati ntabwo nayatwaye, nushaka uhamagare nyir'inzu umubaze, ntabwo ndamwishyura, namubwiye ko nzamwishyura ukwezi gushize, ntabwo rwose nigeze nyakoraho. Kase rero ahita arakara akamubwira ati kubera ko wakomeje kumbeshya utari kumbwiza ukuri, ndakwirukanye, genda ufate ibintu byawe byose maze ugende. Agipfukamye hasi rero amusaba imbabazi, Kenny ahita avuga ati ariko bosi, ni ukuri ushobora gusanga ibyo avuga ari byo atarayafashe, rwose ushobora gusanga uri kumurenganya. Kase ati ceceka, ntabwo ari wowe ndi kuvugana nawe, nta n'ijambo naguhaye. Undi nawe ati ariko rwose bosi, ibi bintu ushobora kuba uri kumuhohotera, ubu se kuko niba ibintu uri kuvuga atari byo, ko nta bimenyetso bifatika ufite, urumva bidashobora kuzakugaruka nawe. Ahita arakara ati ubwo rero mwese mwiyemeje kunteranira, ati muntwarire amafaranga, ati ndavuze ngo mwese noneho ndabirukanye, nimunsohokere muri biro mwese uko mungana, mufate ibintu byanyu maze mugende, nimwihute, niko mvuze. Bose batangira gusaba imbabazi rero, ariko nta kintu na kimwe aba akeneye kumva. Bose nyine bahita basohoka maze bakagenda. Aba bakozi rero bagera muri sale, maze umwe ati rwose tuzize umunwa wanyu, ubu iyo mwicecekera mukareka agakora ibyo ashaka uko abyumva, ko rwose mubona ataba akeneye umuntu umubwira ibitandukanye n'ibyo ashaka kumva.
uwavuze rero yuko ibyo ari gukora atari byo ahita avuga atumva, ahubwo njyewe iyo menya ko ari butwirukane mba namubwiye ibintu byose ndi gutekereza, byose mba nabimuhuruturiye nkabimubwira, kubera icyo adakeneye kumva ukuri, uretse nawe na perezida wa Amerika aba afite abantu bamubwira ibitandukanye n'ibyo ashaka, kandi ntabwo areka kubyumva, ntabwo bose abantu bose bakumva ibintu kimwe, ibyo ni ukwibeshya, ni ukwihagararaho gusa. Bahita rero umwe ahita atangira kubabwira ati tujye kumusaba imbabazi, tugende dupfukame hasi maze tumusabe imbabazi. Kenny ati njyewe kugira ngo njye gutakambira uriya mukobwa w'umwiyemezi wirata kubi wiyumva, rwose nakwemera nkaba umushomeri, aba anabivuga kandi azinga ibintu bye yigendera, n'abandi rero bahita bizingira ibintu byabo bakigendera, kubera ko rwose agasuzuguro k'uyu mukobwa baba banakarambiwe urebye. Buracya mu gitondo rero maze Kasi yaza mu kazi araza agasanga nta muntu n'umwe nyine uri muri iyi kampani, birumvikana bose aba yabirukanye kugeza no kuwukora amasuku, arazenguruka ahantu hose maze agahita yifata ku munwa, ahita yibuka ibyo yari yakoze, ahita yumirwa ati ubu se koko uyu ni njyewe cyangwa ndi kurota, ubanza nanjye nsigaye nkora ibintu ntatekerejeho. Ahita agenda akicara rero muri biro ye maze agahamagara Claudia ati Claudia uri hehe utaraza ku kazi, abandi se ahubwo bo bari hehe ko nta muntu n'umwe ndeba? Claudia ati bosi waraye utwirukanye kandi watubwiye ko nta muntu n'umwe ushaka ko aza agaruka hano. Kasi rero ahita amubwira ati sawa ubwo nta kundi, gusa nyine abivuga ababaye kuko aba yumvise ko nawe yakoze amakosa, aba asigaye muri kampani wenyine kandi ntacyo yakora rwose aramutse ari wenyine. Ahamagara rero papa we akamubwira ibintu byose uko byagenze. Papa we ati nyamara uri aho ngaho kugira ngo rwose ubashe nyine kuyobora abakozi ubereke inzira bagomba gucamo, ariko ntabwo hari kugira ngo birukane. Kasi ati ariko pa banyibye, bantwariye amafaranga, ni abanebwe, ni abajura, mbese nta kintu na kimwe bashoboye. Papa we ati nyamara ntabwo ari byo, kubera yuko igihe cyose twamaze ntabwo turabona iyo kese yo kwiba, kandi mu by'ukuri abakozi dufite tubamaranye igihe kinini, ntabwo tujya duhindura abakozi urabizi, ntabwo rero baba bize izi ngeso ubu ngubu, ushobora gusanga ari n'ahantu wayarambitse ariko ukaba utazi ngo ni hehe. Kasi ati nyamara pa rwose narebye neza kandi urabizi ko njya kuvuga ikintu nabanje kwitegereza neza. Abari muri ibyo rero maze receptioniste akaba arinjiye, niwe wenyine uba wasigaye muri iyi kampani kuko we ntaho yari ahuriye n'ibyabaye. Araza rero akazana envelope irimo urupapuro, ahita abwira Kasi ati ibi ni ibyawe, gusa nyine Kasi aba akiri kuri telefone avugana na papa we, ahita afungura iyi envelope maze akarebamo agahita yumirwa, ahita afata telefone akayishyira hasi, agakomeza akareba uru rupapuro akarusoma, agakomeza akarusoma rusubiramo. Ava kuri telefone rero maze agahita ahamagara papa we ati bishoboka bite ko wambwira ngo ntabwo uri papa wanjye? Ati ngiye kubona mbona umu receptioniste anzaniye ibisubizo bya ADN bivuga yuko rwose ntari umwana wawe, ibi bintu se bishoboka gute? Papa we ati iturize nyine igihe cyabyo ntikiragera, buriya rwose tuzabiganira igihe nikigera, gusa ni inkuru ndende kandi ibintu turi gucamo kino gihe rwose birimo amayobera menshi, gusa hashobora kuba hari umuntu ubiri inyuma ibi bintu, ariko buretse gato rwose mubyihoreye mbanze ngenzure menye ibi bintu uko byifashe. Kasi rero ahita yenda gusara, noneho ahita ata umutwe agatangira agahamagara abantu bose, aba yumiwe, ibintu aba abonye ntabwo aba yari abyiteze, kubona ko uwo yita papa w'imyaka yose y'ubuzima bwe atari papa we kuko wa nyawe, ibintu biba bimuyobeye, kandi nanone papa we nawe ntabwo aba ari kumusobanurira ibyo ari byo. Kasi arataha maze akagenda akigera mu cyumba cye, ahita ashyira urushyi ku munwa akavuza induru, avuza induru cyane rwose agasakuza, akarira cyane ariko kuko
kuko rwose aba yumva umutwe we uremereye, aba akeneye kuruhuka. Ahita rero ajya ku buriri akaryama, noneho gutekereza biramunanira kuko rwose aba yabuze ikintu yatekerezaho, aba afite ibintu byinshi biri kumuberaho cyarimwe ku buryo gutekereza biba byanze. Ahita aryama rero maze agakomeza akarira, gusa buracya mu gitondo n'ubundi akongera akitegura ngo ajye ku kazi nyine nk'ibisanzwe. Kase rero amara kwitegura maze akajya gufata isakoshi nyine ari butware, afata rero amasakoshi abiri ngo ahitemo maze agafungura areba ibirimo. Imwe muri zo ahita asanga ya mverope ya ya mafaranga yaguze yatumye yirukana abakozi bose iri muri iyi sakoshi. Arareba maze agahita yibuka ko rwose ubwo ariho yari yayashyize atari yigeze ayasiga ku kazi. Arumirwa noneho akongera agafata ku munwa ati noneho ndapfuye neza ndarangiye, nirukanye abakozi bose naserereye n'abantu bose kubera aya mafaranga, nyamara yari ari mu isakoshi yanjye. Ibi bintu ndabigarura nte? Mbega amakosa nakoze, mbega guhubuka, mbega noneho sinzi rwose ikintu ndi bubwire papa. Ibibazo noneho birikubye biriyongereye. Ahita afata ya sakoshi rero n'ubundi akajya ku kazi nyine kubera ko nta kundi aba yabigenza. Kase rero ahita afata icyemezo maze agahamagara Claudia akamubwira ati hamagara abakozi bose ndabashaka. Baraza rero bose maze bagahurira muri biro ye, gusa nyine haba haburamo wa mukozi w'amasuku n'undi mukozi umwe. Ahita atangira kubabwira rero ati ndabinginze rwose ndabasaba imbabazi, nakoze ikosa, narahubutse, ndicuza rwose amagambo yose nababwiye kubera ko nababwiye nabi. Ndabinginze rero mugerageze munyumve kandi mugerageze kumbabarira. Ya mafaranga nababwiraga ntabwo rwose yari yibwe nk'uko nabivugaga, nayabonye yari ari mu isakoshi yanjye. Ni ukuvuga ngo nayashyize mu isakoshi nijoro maze mu gitondo bucya nahinduye isakoshi sinabyibuka, sinatekereza ko nari mfite iyindi. Ndabinginze rero rwose mumbabarire nubwo bigoye kuko nababwiye amagambo menshi kandi mabi, gusa nyine munyihanganire. Amara rero kubasaba imbabazi kubera ukuntu rwose ari ibintu biba byamugoye, agahita yiruhutsa ni nkaho rwose aba atuye umutwaro. Umwe muri bo rero ahita amubwira ati rwose bosi nta kibazo, ngewe ku giti cyanjye ndakubabariye kubera yuko burya iyo umuntu asabye imbabazi arazihabwa. Icy'ingenzi ni uko amafaranga wayabonye kandi ukaba wabonye ko atari twe twari twayatwaye. Kuba rero ugarutse kudusaba imbabazi rwose ngewe ndakubabariye nta kibazo. Kubabarira ni ingenzi igihe cyose umuntu agusabye imbabazi, nta muntu rero ujya ukosa ngo ntababarirwe. Undi nawe ahita amubwira ati rwose nanjye bosi ndakubabariye kubera ko nanjye ubu ndaruhutse, kubera ko rwose icyo cyaha cyo kwiba kiduhanaguweho. Urumva natwe twari dufite ikibazo, ukumva ko twavuye muri kampani habuze amafaranga, byumvikanaga nyine ko umwe muri twe yayatwaye. Ubu rero rwose nanjye ndakeye ku mutima kuko menye ko ayo mafaranga yabonetse, nanjye ndakubabariye rwose nta kibazo. Kase rero ahita ababaza ati none se hari uwaba yavugishije wa mudamu wadukoreraga isuku? Umwe muri bo ati ntabwo azagaruka. Kase ati kubera iki? Uyu musore ahita amubwira ati umwana we nyine yakomeje kuremba, none nyine yarimutse yagiye mu yindi karitsiye kugira ngo ajye kuvuza umwana we nyine mu miti ya gakondo. Ubwo rero rwose ntabwo azagaruka. Noneho Kase yumva ko umwana w'uyu mudamu yakomeje kuremba kandi rwose ari we wabigizemo uruhare akamwima amafaranga, nanone arongera akiruhutsa kuko aba yumva rwose yongeye kwishinja kandi irindi kosa. Ahita ababwira ati gusa nyine nihagira uwongera kumuvugisha azamubwire ko nta kibazo, ashobora rwose kuzagaruka ku kazi nabishaka. Ahita ababwira rero ati murakoze kumbabarira, ngaho nimusubire mu kazi kandi mugire umunsi mwiza. Noneho rwose aba yaciye bugufiya, yatangiye nyine kuganira atuje.
abakozi rero bagera muri biro maze umwe muri bo ati mbahe amakuru ashyushye se, ati hari inkuru namenye, ati uzi ko numvise ngo ntabwo Kasi ari umwana wa bosi wacu wa nyawe. Bose rero bamusamira hejuru bati kagira inkuru, ati amagambo yawe rwose ni umunsi wa kabiri, ati tubwire rero byagenze bite, ayo makuru wayakuye hehe? Uyu nawe ati umuntu wo kuri reception niwe wambwiye yuko rwose yayisomeye iyi baruwa, ngo kubera yuko ngo yarayimushyiriye ngo amaze kuyifungura abona aratunguwe cyane, yifuje rero kumenya ibirimo, maze bose amaze gusohoka uyu mukobwa ukora kuri reception yasubiye muri biro ye kugira ngo ajye kureba nyine ibyari biyirimo, maze ahita abona ko nyine ari ibisubizo bya ADN byavugaga yuko uyu mukobwa atari uwa bosi. Bose bahita bumirwa bati tugatangara, impamvu yatangiye guca bugufi, impamvu yatangiye kugira umutima mwiza ni uko yamenye ko rwose atari umukire nk'uko yabitekerezaga, yamenye ko nyine atari uw'igitangaza, yamenye ko isi yose itikaragira kuri we, yamenye ko kandi atari byose, buriya niyo mpamvu yatangiye rwose guhindura imyitwarire. Bose rero batangira kuvugavuga maze bati dutegereje rwose kureba ibizakurikira, dutegereje kureba uriya mugabo wamureze imyaka y'ubuzima bwe bwose aho azamujugunya, kubera rwose noneho ukuntu yiyemera si we wabona. Kasi rero arataha ku mugoroba maze agasanga noneho ibintu byahinduye isura, ahita asanga umukozi we wo mu rugo ari inyuma y'igipangu afite varize ebyiri, iye ndetse n'iy'umukozi. Uyu mukozi ahita amubwira Kasi ati ibi bintu se kandi ni ibiki, byagenze bite? Uyu mukobwa umukorera mu rugo ati nyine abantu baje bansohora mu nzu nabi, bari kumbwira ngo turi abatubuzi, ngo turi abatekamutwe, ngo turi abantu rwose batari beza. Ubwo rero nabonye bari kugenda bafunga ahantu hose, mpita mfata imyenda yawe 3 na brose nanjye mfata ibyanjye, ubwo ni ibi nyine mfite hanze. Kasi ati none se baraza kuza kudufungurira turarara hehe? Uyu mukobwa ati ntabwo bari bufungure, ahubwo hamagara rwose papa wawe wumve, kubera yuko nabonye abantu bari baje bari barakaye cyane. Kasi ati bakifata bagafunga kandi uhari maze ntugire icyo ukora. Uyu mukobwa ati bose ntabwo wabyumva, bari abantu nyine b'abasore cyane kandi bafite imishiha n'imijinya, nta kintu rero na kimwe nari gukora, bari bari kumbwira ko nyine turi abatubuzi ngo dusohoke vuba vuba, ati nahise nsohoka kuko rwose ntabwo nari guhangana nabo. Kasi ahita amubwira ati fata bino bintu maze ubishyire mu modoka. Bagera mu modoka rero maze Kasi agakomeza guhamagara papa we ariko ntiyitabe, aramuhamagara ku matelefone ye rwose abiri yose ariko ntamwitabe no kuri imwe. Bajya rero muri supermarket maze bakagura utuntu dukeya nyine two kurya kubera ko baba banashonje, Kasi nyine aba yiriwe atanariye. Kasi rero abwira uyu mukobwa umukorera mu rugo ati rero rwose urabona ntabwo mfite aho nagushyira, simfite aho nakujyana, none nyine ndakwinginze wowe wigiriye kwa mukuru wawe, dutegereze ko ibi bintu bikemuka, nzaguhamagara byagiye ku murongo kuko rwose nanjye ndabona ntazi aho ngiye. Uyu mukobwa rero uba rwose ari n'umwana mwiza ahita abwira bosi we ati none se bosi, niba nta mafaranga ufite, njye mfite amafaranga 100,000 nagiye rwose nsevinga buhoro buhoro ku mushahara wanjye, nabigutiza rero maze ukareba icyo ubikoresha. Kasi areba uyu mukobwa maze emosiyo zikaza, atekereza ukuntu abantu boroheje bagira imitima myiza, ba bantu nyine yajyaga asuzugura afata nabi aribo bari kumugirira akamaro. Ahita abwira rero uyu mukobwa ati nta kibazo rwose yajyane, ni wowe uyakeneye kundusha, njyewe nta kibazo ndaza kwiyaranja, wowe genda uyakoreshe, gusa urakoze cyane kandi ibintu umbwiye binkoze ku mutima. Kasi rero ahamagara no kuri banki maze bakamubwira bati konti zawe zose zirafunze, nta n'imwe wemereye gukuraho amafaranga. Abwira rero umuntu abahamagaye ati reka nze tuvugane, nawe ati ntacyo kuvugana, konti zawe zirafunze. Kasi aragenda akicara neza maze akongera agahamagara papa we atuje, papa we rero aramwitaba maze uyu mukobwa ati ariko se papa ibintu biri kuba ni ibiki?
ati ibintu byose biri kungwaho kandi byihuta cyane, mu kanya gatoya ngo ntabwo uri papa wanjye. Nkimara kubimenya ntashye nsanga amazu yose bayafatiriye, nta kintu na kimwe dufite, harabura agatungo na kampani baza kwitwara, amakonti yanjye yose arafunze ari gukoreshwa n'undi muntu ntazi, ibintu biri kumbaho sinzi ibyo ari byo. Papa ati mwana wanjye humura, uri umwana wanjye kandi nta cyabihinduye, kubera yuko rwose sinzi ibintu biri kuba, hashobora kuba hari umuntu ubiri inyuma uri kugenda rwose adutuburira adukorera ibintu ntazi ibyo ari byo, ariko we humura, ni igihe gitoya biraza kujya mu buryo, ndaza gusobanukirwa ibyo ari byo, nanjye ndabona byanyobeye gusa hari umuntu ubiri inyuma. Kasirera ahita abwira papa we atari kuzipa, nshobora kuba narakoze ikosa rikomeye igihe nafungishaga uriya mukontabule wacu, kuko ndakeka ko ariwe ushobora kuba ubiri inyuma. Uriya mukontabule ashobora kuba atari umuntu mwiza koko nk'uko nabitekerezaga, akaba rwose ariwe ubiri inyuma. Papa we ati nanjye ndi kubikeka, ariko byihorere, reka ndaje mbikurikirane, wowe nyine ba wiyaranje iminsi mikeya, gerageza ushake uko uba ubayeho, humura ndahari ku bwawe, nanjye reka nkomeze mbikurikirane, ndaza rwose kukubwira ikiri buvemo. Kasa ati urakoze cyane rwose papa, gusa nyine ndi kugenda n'umutwe rwose birenzeho, ibintu biri kumbaho byananiye kubijera. Mu gitondo cyakurikiye rero ba bakozi baza ku kazi, maze umwe akaza ababwira ati amakuru nyamara arakomeza kugenda ashyuha, ati ntababeshye rwose murajya kubona mubone baje gufunga iyi kampani, ati ibintu byose byahindutse isosi neza neza, ati inzu ya bosi barangije kuyitwara, amafaranga ye yose bayatwaye, nta n'ifaranga na rimwe asigaranye. Ndababwiza ukuri mukore muzi ko mukorera ubusa, ntabwo rwose azabona icyo abishyura. Ikindi kandi rwose mwitegure kubura akazi, kuko isaha n'isaha mwabona baje gufungana hano. Bati kagira inkuru rero, bati ayo makuru bayakuye hehe? Ati umukozi we wo mu rugo yaje kuba kwa mukuru we kandi turaturanye, niwe wambwiye rero amakuru yose y'ibiri kuba. Nahise rwose numva nihebye kubera ko tugiye gukorera ubusa. Umwe muri bo ati nkorera ubusa n'ukuntu nkeneye amafaranga, ntimumbwire ibyo bintu, noneho rwose muri kunca intege. Bose rero batangira kuvugavuga, maze Kasi akaba arinjiye ati amakuru ndumva rwose muyafite, ati ahubwo se wayakuye hehe? Ahita amubwira nyine aho yayakuye, maze Kasi akababwira ati ibyo mwumvise byose nibyo, nta mafaranga rwose mfite yo kubahemba, ubwo rero ababishaka mwigendere mwishakira akandi kazi, kuko rwose ngewe sinzashobora kubahemba, ibintu byabaye ibindi bindi. Abakozi bose rero baritahira, maze hagasigara Kenny, asigara nyine ari gukora, rwose arakora akanarenza amasaha kubera ko aba afite ibintu nyine byinshi byo gukora. Ajya gutaha rero maze akumva muri biro ya bosi umuntu uri kuvuza induru. Bosi nyine abahamagaye umuntu ngo amugurize amafaranga, ariko agahita amubwira ati ntayo mfite. Ahita avuza induru rero kubera ukuntu aba rwose nta mafaranga asigaranye, ubuzima buba buri kumucanga. Kenny rero ahita yinjiramo ati bosi umeze neza, uri amahoro? Undi nawe ati meze neza, ariko rwose uba ubona ameze nk'umuntu udatekanye, uba ubona ubwenge bwe butari ku murongo nk'ibisanzwe. Kasi rero abaza Kenny ati ubundi kuki wowe utagiye kandi abandi bose bigendeye? Kenny ati njyewe rero ntabwo ndi wa muntu ubona umuntu ari mu byago maze ngo abimutemo, ngomba kugufasha nyine kubivamo. Iki gihe ntabwo aricyo cyo kuguta kubera ko ukeneye ubufasha, ukeneye umuntu ukuba hafi, ndahari rero kugira ngo ngufashe mu byo ukeneye byose, ntabwo rwose ngomba kuguta. Kasi rero ahita amubaza ati kubera iki uri umwana mwiza, kubera iki uri kumbwira neza, uri kwitwara neza, nyamara njyewe narakubereye umukoresha mubi, kubera iki umeze utyo? Kenny ati ntabwo rwose nigeze mbikurenganyiriza bosi, kubera ko nabonye ko ari akazi kawe wari uri gukora, ubwo rero rwose ntabwo nigeze nkurenganya, uko witwaraga byari inshingano zawe nyine. Kenny ahita abaza kandi Kasi ati none se nyuma y'ibyo byose byakubayeho hari amafaranga wari ufite mu rugo nyine yo kugukoresha?
Kasi ati ndayafite ariko makeya, ariko nanone natinye kuba nayakoraho kubera ko ntabwo nzi ngo ibi bintu bizarangira ryari, mfite ubwoba rwose bwo kuba nakuraho na rimwe nkarikoresha ntazi ngo ibi bintu birerekeza hehe, ntakubeshya ibintu byose byancanze, ndumva rwose ntazi aho ndi kugana. Kenny ahita abwira Kasi ati komera cyane kandi rwose hangana, ati shikama humura rwose ibi bizagira iherezo kandi bizarangira vuba, wowe bihagararamo neza ubihagararemo kigabo, humura rwose nta mvura idahita, ibi nabyo bizarangira ntugire ikibazo. Kasi ati urakoze rwose kunkomeza, abantu bose bantaye ni wowe wenyine unsigaye iruhande. Kenny rero ahita ajya kuzana agakafe maze bakaba banywa, gusa nyine haba hatangiye kuba mu masaha y'ijoro. Kenny abaza Kasi ati none se urumva ugiye gukora iki? Uzakomeza uryame hano cyangwa ufite andi mahitamo? Kasi ati amahitamo nari nsigaranye ni ay'umushuti wanjye, ariko nanone atuye hanze y'umujyi, kuhava rero nza ku kazi biragoye cyane birakomeye, ubwo nyine ndaba ndyama hano muri biro, gusa nanone sinzi nayo igihe bazaza kuyitwarira, n'ubu wajya kubona ukabona rwose n'iyi kampani baje kuyitwara, ubwo urumva ko nyine meze rwose nk'akanyoni karitse ku manga. Kenny rero ahita amubwira ati none se urabyumva ute uramutse uje nkajya kugucumbikira? Yego rwose ntabwo mba ahantu heza nk'aho wabaga, ntabwo birenze, ariko nanone biraruta kuba waryama hanze, kandi rwose nta kibazo nagucumbikira ukaruhuka. Kasi rero ahita abwira Kenny ati urakoze cyane rwose kuntekerezaho, ariko ni ukuri ubu nibwo ndi kugenda nigaya, tekereza umusore nakase umushahara we kubera ko yakererewe iminsi 3 gusa, umusore nabwiye amagambo mabi yose aba ku isi, wowe musore nasuzuguye nkakubwira ibyo nshatse byose, ubu kano kanya ni wowe rwose ushaka kuncumbikira. Tekereza ukuntu ni ukuri isi idasakaye buri muntu wese yanyagirwa. Cyakoze ni ukuri isomo naribonye, burya nta mpamvu zo kwiyemera, amafaranga ni umushyitsi aragusura uyu munsi ariko ejo agasura undi, nanjye ubu uyu munsi rwose yamvuyeho yagiye gusura abandi. Cyakoze ikintu nanone mbashije kwiga ni uko ngomba kubana na buri wese amahoro, kubera ko rwose reba ukuntu uri kungirira neza kandi nyamara ngewe narakugiriye nabi, gusa nyine umbabarire rwose ibintu byose nagukoreye, ndakwinginze kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Kenny ati hoya nta mpamvu zo kunsaba imbabazi, kubera ko rwose ndabizi ko nyine kari akazi kawe kandi ngiye nta nubwo nyangira inzika, iyo ibintu bibaye nyine biraba bikarangira, ntabwo nkomeza kubitekerezaho. Kenny rero ntabwo rwose yongera gutaha, ahita agumana na Kasi muri biro. Kasi rero aramubwira ati ariko rwose hari ama konti yanjye ushobora kugerageza online maze ukareba ko rwose wayabasha kuyafungura, ati reka nyine ndaguha ibintu byose bikenewe maze ugerageze, kuko ku ikoranabuhanga ndakwemera, mbabarira rwose ubimfashemo. Kenny ati umva ndabigerageza, reka rwose tugerageze. Kenny rero ahita afata mashine maze agatangira akazi ubwo rwose ngo arebe yuko hari bimwe na bimwe yabasha gukemura nyine akoresheje ikoranabuhanga. Barara muri biro rero Kenny ari gukora, bagera aho rero maze ibitotsi bikabica n'umunaniro bagasinzira, kubera ukuntu baba bari bicaye begeranye, basinzira nyine umwe aryamye ku wundi. Buracya mu gitondo rero maze Kenny yakanguka agasanga uyu mukobwa rwose yaramuryamyeho, nawe ahita akanguka maze akareba ukuntu bari baryamye. Kasi ahita aseka, ni ubwa mbere mu buzima bwe aba asetse, ni ubwa mbere rwose amenyo ye aba agaragaye, naho ubundi ntaba yarigeze aseka na rimwe. Ahita rero aseka ukuntu rwose umunaniro watumye baryama umwe aryamye ku wundi kandi banameze nk'abicaye. Kasi rero arinanura maze agahita avuga ati mana nyagasani, inzara iranyishe, mu nda hari kuvuga kubera ukuntu mfite inzara. Kenny rero ahita amubwira ati reka mbyiteho maze njye kugushakira icyo kurya. Kasi ati hoya ntabwo nshaka kubyitaho wenyine, kubera ko nyine mfite udufaranga dukeya.
Kenny ati ariko nanjye nyine ndashonje ndashaka icyo kurya. Kasi ati niyo mpamvu nyine nagira ngo nibura dufatanye, umwe atanga icya kabiri n'undi icya kabiri, ariko we kubikora wenyine. Kenny rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, reka njye kubizana. Kenny rero aragenda maze agahita azana sandwich, birumvikana nyine n'agakawa. Araza rero bakicara maze bakarya, bakananywa nyine n'agakawa, ubundi agahita yiyemeza kongera n'ubundi gusubira ku kazi akongera agakora. Kenny rero arakomeza rwose agakora, ibyunzwe bikamurenga, ajya kubona akabona nyine ibyo yashakaga byakoretse. Ahita abwira Kasi ati ntabwo wabyumva. Atangaye agahita ahaguruka, agahita afungura mashine cyane nyine birenzeho kugira ngo arebemo hari akibyiringira mu maso, abakeka ko ari kureba nabi. Kasi nawe agahita arebamo, maze bose bakavugiriza induru icyarimwe bati byakunze, byakunze, twabigezeho, konti wongeye wazisubiranye. Ni ukuvuga ngo rwose ibintu byose bimeze neza. Baba bakivuga ibiri maze bagahita bahoberana, barahoberana cyane, bakamatana, bakananirwa kurekurana. Bamara umwanya rero bafatanye maze bakarekurana buhoro, bakarebana mu maso, ariko Kenny afashe mu nda Kasi, naho Kasi afashe ku bitugu bya Kenny. Bahita rero rwose basomana batiriwe babitekerezaho, barasomana bakarekera bakongera bakarebana, bakongera bagasomana umwanya munini cyane. Kasi rero ashimira cyane Kenny, ati umusore w'umuhanga, mwiza ku isura ndetse ufite ubwenge, iyo rwose ataba wowe ntabwo ibi bintu nari kubasha kubinyuramo. Urakoze cyane kubimfasha, urongeye kandi unsubije ubuzima, ndongeye nsubiye uko nyine nari meze. Ahita ahamagara papa we rero akamubwira ati papa, twasubiranye ubuzima, twongeye gusubira rwose uko twari tumeze mbere, ibintu byose byakemutse. Papa rero wa Kasi aramubwira ati ndagukunda cyane, ubundi wowe rwose uri umwana wanjye biragaragara, kubera ko ibintu ukora wagira ngo uri njyewe neza. Ndakubwiza ukuri, ninasanga utari uwanjye kuko bya nyabyo ntacyo bizaba bimbwiye. Uri umwana wanjye nyine ku mutima, si ngombwa ngo tube duhuje amaraso. Ndagukunda cyane kandi ndi fiyeri yawe, kubera ko rwose ibintu ukora bituma nkomeza kukwizera. Kasi rero arishima maze kandi akanashimira papa we. Gusa nyine aba akiri kuri telefone, maze umuntu akumva umuntu arakomanze, ajya kubona akabona hinjiye umusore bakundanaga kera. Ati kandi se wowe wabaga hehe? Uyu musore ati nyine nari naragiye kwiga, naragiye nyine nguma mu mashuri, ariko nari ngukumbuye ni ukuri, ngarutse ari wowe ntekereza, mpita nza kugushaka. Bambwiye ko nyine wavuye ku ishuri ugahita uza kuyobora kampani ya papa wawe. Nje rwose umutima ari kuri, kuko numvaga ngukumbuye. Barahoberana rero nabo maze bakongera bagasomana. Kasi ati nanjye nari ngukumbuye, hari hashize nyine igihe kinini. Bahita rero bamanukana ama esikariye nyine bagiye kwicara ahantu ngo baganire. Umwe rero mu bakozi baba bari hano muri kampani arabibona, maze agahita agenda akajya muri sale akababwira ati biratangaje, muzi yuko ntari nzi ko agiye boss wacu agira umutima, ntabwo nari nzi ko ashobora gukunda umuntu, nyamara rero iki kintu gitangaje, muzi ko afite umukope. Ati ntumiwe, afite umusheri, yaje kumureba, barahoberana baranasomana. Ati ngiye mbashije kumirwa n'ukuri, nari nzi ko aba wenyine ndetse azaba wenyine ubuzima bwose, none kumbe afite umuntu bakundana. Ati ndatangaye. Bose rero batangira gutangara, nyamara Kenny we aba ababaye. Bavuga ibi rwose agahita yijima mu maso, maze agahita yubika umutwe, agahinda agahita kamwica, kubera ko rwose aba yaratangiye gukunda uyu mukobwa. Kandi na Kasi nawe aba amwereka ibimenyetso by'uko rwose amukunda, kubera yuko buri gihe noneho aba asigaye amufata bitandukanye. Kenny rero arababara maze akabona ko uyu mukobwa atigeze amuha umutima we. Kasi rero aragaruka maze akicara muri biro. Kenny we rero ajya gutaha, maze akaza kubwira nyine Kasi ko agiye gutaha. Kasi ahita amubwira ati ndagushimira nanone, ndacyagushimira rwose ku bufasha bwawe, warakoze kuhaba ku bwanjye.
Ken rero uba yarakaye cyane rwose nta jambo na rimwe amusubiza, ahita ahindukira maze agasohoka agahita akubitaho icyugi. Kasi rero asigara abitekerezaho. Buracya rero maze Ken ntagaruke ku kazi. Kasi rero aramushaka maze akamubura, akaza kubaza bagenzi be ati ariko sinigeze mbona Ken, yaba yabaye amahoro ko atigeze agera hano? Bakamubwira bati ntabwo nyine yigeze agera ku kazi kubera ko rwose guhera ejo nimugoroba yarayatashye avuga ko atari buze. Kasi ati ni amahoro se, ameze neza nta kibazo? Bati yego ameze neza ariko ntabwo tuzi impamvu nyine ataje. Kasi rero arasohoka maze bagasigara bongorerana bati nyamara Ken ntabwo ameze neza, kandi ikigaragara cyo ikibazo gishobora kuba kiri hagati ye na bosi. Nyamara bari abantu basigaye bakundana amaso barebana. Uzi ko noneho cya gihe ibintu byari bimeze nabi bararanaga muri biro, nyamara bari abantu hagati yabo rwose hari urukundo. Bamwe bati hoya mwibeshya, uriya mukobwa erega nta muntu n'umwe yakunda. Undi nawe ati nyamara nibyo, kubera ko ngenda nabiboneye basomana barakundana rwose, nabihagararaho ijana ku ijana. Kasi rero atangira rwose kwigunga, atangira guhangayika maze akajya ahamagara Ken ariko ntamwitabe, arahangayika by'agata umutwe. Hashira rero iminsi 3 maze Ken akaza mu gitondo. Kasi aramubaza ati wari uri hehe ko rwose wari warabuze ku kazi, wari uri mu biki? Ken rero ahita amuhereza letre maze Kasi akayifungura agahita asanga ari gusezera ku kazi. Ati nyuma y'iminsi 3 yose umaze utaje ku kazi, uje untunguza letre isezera utigeze unambwira icyabaye, wambwira se impamvu uri gusezera? Ken ati ndi gusezera rwose. Ati mbwiza ukuri, ese ufite umukunzi koko? Kasi rero ahita atangira akadidimanga akamiragura amazi. Ati nibyo mbese? Ati nibyo wambazaga? Ken ati yego nibyo nkubaza. Ati uwo mukunzi wawe se yari ari he cya gihe wari uri wenyine? Yari ari he cya gihe wari uri mu bibazo umukeneye? Yari ari he cya gihe twararaga muri biro turi mu bibazo? Uwo mukunzi wawe yari ari igihe cyose? Kucyaje ari uko ibibazo bikemutse nakubaye iruhande, ibibazo byose turabifatanya, none ngo ufite umukunzi? Ken rero akomeza amubwira atuzi yuko igihe cyose twamaranye twishimana njye nawe, nari nzi ko rwose dukundana, nari nzi ko hari icyo bikubwiye ukuntu twasomanaga inshuro nyinshi, nari nzi ko ubifata rwose nk'ikintu gikomeye, kumbe nta kintu byari bikubwiye. Nyamara njyewe byasobanuraga byose, byari ibintu rwose biremereye, byari ibintu nahaye agaciro, ariko none ndabona wowe rwose ntacyo byari bikubwiye. Mbwiza ukuri, washakaga kwishimisha gusa, washakaga kwiruhukira mu mutwe, nta kindi kintu rwose wumvaga uretse kwikunda gusa. Nyamara njyewe naragukunze bya nyabyo, nkwiyumvamo rwose, ariko wowe dore ntabyo bikubwiye. Ken ati natekerezaga yuko nyuma y'ibibazo bimaze gukemuka tuzabaho noneho ibihe bitangaje, nari nzi ko rwose tugiye kubaho mu rukundo rwacu, tugiye kubaho ibihe biri romantike, naho rwose ibyo bihe byiza wari ubibikiye undi mukunzi wawe utari uhari mu bibazo. Kasi ati umva nkubwire, nuko utaretse nkubwira, ariko rwose uwo nyine ni ex wanjye, nta kintu kiri hagati yanjye nawe, ahubwo yari ari hanze y'igihugu, rero yaraje aza kunsuhuza, ariko ntakubeshye ntabwo rwose ari umukunzi wanjye, sinkimukunda, nta n'icyo tugihuriyeho nta na kimwe. Ndagukunda cyane nanjye, kandi rwose nkwiyumvamo, ibintu byose rero twakoze nabihaye agaciro kandi gakomeye. Mu mutima wanjye ni wowe urimo, nta muturanyi ufite, nta muntu muturanyemo. Narakwishimiye urabizi kuva umunsi wa mbere nkikubona, uribuka njya kukwirukana maze nkakubwira ngo ntabwo nakwirukana kubera ko uri umusore mwiza, uri bogari. Ndakubwiza ukuri no kukureba gusa byaranshimishaga.
Ken rero ahita amubwira ati maze ubwo rero yaje ahita aza kukureba ako kanya. Kasi ati ndakubwiza ukuri iyo menya ko rwose biri bunakubabaze ntabwo mba nemeye ko aza kundeba. Ati ikindi kandi nawe rega waragiye uricecekera, nyine twakoraga ibyo bikorwa byose ariko ntiwigeze utobora ngo umbwire ko unkunda. Nagize ngo nawe ntacyo bikubwiye kuko rwose njye nagukunze mbere y'uko unkunda. Ken rero ahita abaza Kasi ati koko se ibyo uri kuvuga nibyo? Urankunda bya nyabyo? Kasi ati cyane, ndagukunda cyane rwose, ahubwo ntabwo nari nzi ko nyine nawe unkunda. Ken rero ahita asakuza cyane ati Kasi arankunda kandi nanjye ndamukunda cyane, ndagukunda Kasi, ndagukunda cyane cyane. Bahita rero bahoberana maze bagasomana. Claudia rero ahita aza agasanga bari gusomana maze agahita yikoroza kugira ngo bamenye ko ahari. Baramureba rero maze agahita yiruka akigendera, ababonye nyine amakuru ashyushye. Claudia rero amara kugenda maze bagahita bongera bagakomeza bakisomanira. Baratandukana rero maze ariko bagakomeza kujya bavugana, bakajya basohokana kenshi. Kasi rero asaba Ken ko yazamujyana kumwereka papa we. Aragenda akabwira papa we ati papa rwose mfite umukunzi kandi uyu musore rwose niwe wafashije bya bintu byose uzi, bya bintu byari bigoranye niwe wadusubije ubuzima, niwe rwose wongeye kudusubiza ibyacu twari twarabuze. Papa we rero aramwishimira cyane ati umusore w'umunyabwenge, ati rwose n'ubundi uyu musore nari nsanzwe mbizi ko ashoboye, gusa ntabwo nari nzi ko azanatsindira n'umutima w'umukobwa wanjye. Papa we n'ubundi yishimira rero Ken maze akababwira ati bana banjye rwose mbahaye umugisha kandi urabizi Kasi nubaha amahitamo yawe cyane, mbari inyuma icyo muzakenera cyose muzambwire. Hashira iminsi rero maze Ken aba yasohokanye nyine na Kasi. Ken rero ahita abwira Kasi ati ntakubeshye rwose ndagukunda cyane, nizere ko utari butekereze ko nihuse ariko ndifuza ko urukundo rwacu rwazagera kure. Kasi ati nanjye rwose nibyo nifuza, none se ko nta wundi musore ntegereje, naragukunze mbona nta wundi wakuruta, mbona nyine ari wowe w'ubuzima bwanjye. Ken ati koko se ubona nta wansimbura? Kasi ati cyane. Ken rero ahita ashyira ivi hasi maze agakura impeta mu mufuka agahita abwira Kasi ati ibyo umaze kuvuga wabyemeza? Wakwemera se ko noneho duhana igihango cy'uko ari wowe uzambera umugore ubuziraherezo? Kasi ahita amubwira ati cyane rwose ndabyemeye mukunzi kuko ndagukunda cyane kandi nta wundi nagusimbuza. Ken rero ahita amwambika impeta maze bagahaguruka bagahoberana, bagasomana bakishima cyane. Inkuru yacu rero y'urukundo ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri njyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.